iyi saga ya Melody na The Ben nibo bantu basa nk'aba bafite agatuza hano muri iyi industry bakoze iyo saga yacuruza cyane kurenza ibindi bintu bihari ko nabonye se witwa The Ben ese yongera akabisiba hoye nusi yatabisiba urumva hari inkuru yari irimo kwara makuru avuga se ko ngo byari byageze no mu mategeko iri tangazamakuru rya mass media nta kintu ryagufasha nukuri pe jana ku ijana inzu yanjye nshya ntago natabawe n'itangazamakuru rya mass media natabawe n'itangazamakuru rya social media ndabyibuka natabawe na Manibu yego ntabarwa na Sam Gakire ku rugendo ntabarwa na Yago TV show naho nakoraga girizina nta nuwakandagiye ntacyo bari bafite ubuse mwe ko buri hano kuri YouTube nuko mutizi itangazamakuru nuko mwabaga banyuma twegese ubundi abantu bari kuri YouTube nitubadwa nk'ingegera. Yes, reka nsuhuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tugiye kuzajya tubana umunsi ku munsi hano kuri Onea TV. Narabibabwiye ko ahangaha niho hantu hambere uzasanga aba legend kandi niho hantu hambere uzasanga amakuru yose agiye agezweho muri entertainment nyarwanda ndetse na cinema nyarwanda. Buri kimwe cyose tuzajya tuhababera umunsi ku wundi. Murabizi ko tugomba kubagerera buri hantu hose haba ahari ibintu bigiye bitandukanye. Buri aho uherereye hose ugerageza kuduhamagara cyangwa se utwandikire tukugezeho amakuru ku gihe cyanyacyo. Nizere ko umeze neza cyane rero wowe uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Tutibagiwe wowe uri hagati rwagati hano mu mujyi wa Kigali ndetse nawe uri muri East Africa, Afrika yose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Komeza kugubwa neza cyane wewe wakanze subscribe ahangaha kuri Onea TV, kandi ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda subscribe tubonereho kukubwira ngo kanda sub kuri Onea TV, tujye dukomeza kubana mu biganiro tuzatubagezaho umunsi kundi. Uyu munsi wa none ibisanzwe mutuwe mubana na Nathan Dira, ariko kuri uyu munsi akaba adahari. Uyu munsi turi kumwe na Emmy Kabaka inyuma ya kamera, naho imbere ya kamera turi kumwe n'umulegend mwitangazamakuru, akaba umulegend muri comedy nyarwanda, akaba umwe mu bantu bakomeye, ariko nanone abantu bamwe na bamwe usanga ntago bamufata nk'umuntu, sinzi uko nabyita. Bamwe murahura ati bata n'umukomedi nyine koko bakabona ko ari umukomedi, ariko nanone n'umwe mu bantu ugenda ugasanga mu bintu bigiye bikomeye, mu bitaramo bigiye bikomeye ahangaha mu gihugu, n'umwe mu bantu bagerageza kuba bagenda babitegura kandi baba bari imbere cyane. Batatuguhaye ikaze kuri Onea TV. Urakoze cyane Dira. Umeze neza wafuro ubundi Kabaka ku bantu bavuye wenda mu gihugu cy'abaturage cy'Ubugande, Kabaka aba ari umwami. Nanjye ariko buranda umwami uri umwami, ngiye nifata nk'umwami buriya, kandi buriya icyo waturiye ku muntu buriya kibuga, kandi buriya impamvu ngewe babanje ndi umwami. Ibi bintu ndimo ndabizi neza ko wenda nubwo inyenyeri itarakarika igihe kizagera mb'umwami wabyo. Ibintu reka twabirazwe n'igisokuru mba kera mu myaka yacu ya kera tukiza mu itangazamakuru, tukiza muri showbiz tukiri batoya, twasangaga hari abantu bakomeye, bakomeye ariko bakomeye bya nyabyo, banakomeye ndetse na cyane. Noneho ugasanga urimo urashaka gukandakandaho, kanda kuri ka comedy Kanyange amaze iminsi yarakose yaratwitse, usanga ntabwo byakunda, ntushime. Noneho uribuka ko Kanyombya ava muri iriya filime akagenda iriya kuvuga ya RSSP, yego hagiyemo witwa Sekaganda Seburikoko, wibite Seburikoko, uyu munsi Papa Sava, yego asimbura Kanyombya, aza yitwa Sekaganda. Yego muri icyo gihe twakoraga comedy, hari dukamera bitaga twa nimba ari D7 digital witi, twitwaye twa digital 7 digital witi.
wagerageza gukora yani akavideo zimwe muri kamera wakoraga video aho kugira ngo ikugire inzobe ahubwo ikarusha kukugiraho igikara. oye nubaga wagukameye nawe ntabwo wabaga byumva. ahubwo ikibazo cyabaga gihari kibanze nuko hari uburyo uyu munsi wenda umuntu ajya gufata kamera akajya gufata amashusho agacanira itara, byo ntabwo byabaga bihari. Niyo ngo batagufasha izuba ryaka, kandi izuba naryo ntuza naryo ubwaryo na contre jour ntibabaga babizi, kwabaga ari mu makontre jour. mu makontre jour ibya sound utavuze cyane ngo abantu bakumve ntibyakundaga. Tugakora video tukagerageza tukarwanya ariko bikaranga, abaga ari uko bisokoza uko byogoshe. oya bikarangira byanze nta video nimwe isohotse. Hari umuntu witwaga Baro ageze no kujya kwiga hanze, akaba ari uwitwaga Mukutari. Yego, Mukutari ni umwe mu basinema, abantu bakora mu masiniyasite bakomeye muri iki gihugu. Icyo gihe Mukutari habaga ikintu cyitwa Rwanda Cinema Unlimited. Yego, hakaba ikintu cyitwa Rwanda Cinema ya Eric Kabera. Yego, noneho hakaba n'icyitwaga Rwanda Youth Comedians and Cinema. byose wabibagamo? Nabaga muri nanyube icyo cyitwa Rwanda Youth Comedians and Cinema. Yego, tukajya dukorera inama muri Sky Hotel. Yego, kugira ngo nyine turebe ko bya mwese ariko mwahurira twabishyira ku murongo, ariko birangira bituraniye. Yego, icyo gihe rero uwitwaga Mukutari yo muntu urenze cyane ku buryo kujya kureba Mukutari umusanze yakoraga hano kuri Ntuza kuri Wake Up. Kujya kureba Mukutari usanga afite igitabo kingana iki cya filime cy'ibintu barimo barakina, bizajya mu competition, bizajya mu festival. Muri icyo gihe nyine bakoze n'iriya filime yitwaga Africa United. Ndashaka tuze kuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Urumva icyo nashaka kukubwira ni ukuntu ibintu by'ubu ngubu n'ibya kera byari bitandukanye. Yego, biratandukanye cyane, kandi nibyo turi kugenda dutera imbere. Byabaye mu mwaka wa 2025 sibyo bizaba 2026 ko igihugu cyari kiri. Uyu munsi wa none ntago ariko igihugu kimeze, nta nubwo ariko bizagera 2050 bimeze. Ariko buri uko abantu bajyaga twumva yabo wabyirukaga yaba ndetse n'undi muntu wari mukuru, twajyaga tubwirwa ko vision veni izaza bitandukanye. Ariko nanone hari ikintu tutajya twibwira ntitubone ko koko yaje itandukanye. Kuko wari umwaka uremereye mu gihe abantu bumvaga ko igihugu cyacu cy'u Rwanda kizaba cyaratumbagiye, tuzaba tugendera hejuru y'amazi cyangwa se tugendera ku biraro hejuru. Ahubwo haje ubu generation yacu ubu ni AI, ibintu byose ni AI. Yego, haje icyitwa COVID-19. Ubu noneho uri gutekereza uburyo nakoresha AI nk'izi mvi zanjye zikava. Yego, ndagira ngo tuze kuganira. Urumva no muri introduction nabivuzemo, rumwe mu bantu bakoze yaba izo comedy yaba itangazamakuru. Ndagira ngo unganirize ku rugendo rwawe rw'itangazamakuru. Mbata ni muntu ki Mbata watangiye itangazamakuru ryari, wari ufite imyaka ingahe? Ese kugira ngo ujye kwinjira mu itangazamakuru byari bihagaze bite? Uyu munsi wa none umwana uri hasi ukiri ku ishuri ukeneye kuzamuka cyangwa se ukeneye kuza mu itangazamakuru yumve urugendo rwa Mbata ni muntu ki? Ese Mbata ni iki kintu uwo mwana yamwigiraho? Okay, urakoze cyane Kabaka. Hari ibintu twe iyo tugeze muri iyi myaka, ntago navuga ko ufite imyaka myinshi. Yego, utangira gukuka ubona ibintu mu buryo bwabyo. Hari umuntu wigeze kumbaza ku gitangazamakuru cyitwa ni Ijwi rya Amerika, ndajije Panse. Yego, nambaza ngo ikintu cyonyine wakunze mu itangazamakuru ni iki? Bati nta na kimwe. Uyu munsi wa none uri retired. Ejo bundi wowe aka kanya uri retired. Ntabwo navuga ngo ndi retired, nejo ko mfite n'itangazamakuru. Ntabwo navuga ko ndi retired. Ariko nanone impamvu namubwiye isubije gutyo. Yego, hari uburyo bubiri. Itangazamakuru wenda rya East Africa, reka nayo kuvuga wenda mu Rwanda. Yego, rishobora kuba ritari more professional nk'uko abandi wenda byakabaye.
uyu munsi umuntu akora itangazamakuru riri professional ntagire success. Yego. Iyo uribe successful ntabe successful kubera ko ntabwo byakunda. Iyo ubaye professional ntabwo ubona amafaranga kuko abayatanga ba nyiri ibitangazamakuru ntibemera kuyaguha. Yego. Noneho wakora itangazamakuru riri unprofessional ukubona amafaranga menshi cyane kuruta wandi uri professional, which is not good. So icyo gihe bituma rero ambaza icyo gihe ndabyibuka narindi Masaka nabwo ndi icyo gihe ntabwo ndi mu buzima bwiza. Yego. Gusaza kusaba ko dukora ikiganiro turagikorana. Naje gusanga ntabwo ikibazo ari itangazamakuru muri rusange, ahubwo ikibazo ni abantu bwabo bakora itangazamakuru, ba nyiri ibitangazamakuru n'uburyo babigayidingamo. Yego. Kugeza nk'uyu munsi dushaka kuvuga ko ubone kugira nsimbuka kugira ngo tubaze kurya amasaha y'abantu. Abantu bakora itangazamakuru rya social media yego bari better than mass media. Kuko tuvuze ngo uyu munsi igitangazamakuru gihemba amafaranga yatunga umuntu mu buzima bw'uyu munsi yego ni bingahe? Ari nka bingahe wowe muri mass media? Yego. Nta bihari. Cyo kuza RBA yabikora kandi waruvuze ko nta bihari. Oya nyine ntabyo wenda kimwe cyangwa bibiri. Yego. Nsumva ari ibyo. Ku banyarwanda bari muri iki gihugu bangana ku miliyoni 10 hafi n'eshanu. Ntago twavuga ngo hari ibyo. Muri mass media igitangazamakuru wenda gishobora guhemba abantu ni RBA ni Kiss FM. Wenda umuntu akabona ko byibuze yabasha kwishyura inzoba mu nziza agataha abana bakiga yego akikora umuryango bakaba ngo papa babaza umwana mu ishuri papa akora iki? Papa gatahana umugati iki? Gatahana umugati yego. Abantu ngo papa akora iki? Ni umunyamakuru. Urumva? Ariko ubu ngubu ntabwo bihari. Twaka abantu bose bari mu itangazamakuru ari ukubura uko bagira uyu munsi wa none. Reka da kuri mass media yego nta kintu gihari, ariko kuri social media kirahari. Bikaba bihurira no kuba uyu munsi wa none, bikaba bihura se na bya bindi turi kubona wenda uyu munsi wa none umunyamakuru ari gusezera TV ikomeye mu gihugu ugasanga yigiriye kuri YouTube. Ibyo bingibyo nabyo ningi wamwirukanye wapi? Ukaba washishikariza umunyamakuru ubona aho ari yahava akagira ku mashusho arakana reka nkita kana kwenda karo arangije kwiga yize mass communication ariko ashaka kuza mu itangazamakuru. Yego. Mbwa ati rero sasa nujya kuri televiziyo runaka uzahamara igihe kinini ariko ushaka no kuzagira ikintu akura. Ariko uramutse ugiye kuri social media ukaba professional kuri social media, ubona leta y'u Rwanda yatwegereje ikintu cy'amahirwe abantu batazi. Yego. Uburyo bwo koreza abantu kubona telefone make ziraboneka ni ukubegereza amakuru. Yego. Icyo ni cyambere. Icya kabiri kwigisha abantu mu buryo buri digital, abantu bakiga buryo umuntu yafungura Excel akikoresha. Yego. Akabyaza umusaruro. Mvuga ngo umuntu ashobora kubona amafaranga. Yego. Kandi uwo muntu ntago azategereza boss uza kumuhemba. So turi muri mwonde yuko buri wese ashobora kwikorera bigakunda. Buri wese akishakira amakuru, ayo makuru washyira gasobuja naho ukayishakira naho akagutunga. Yego. Ukiga uburyo nyine bwo kuba wabigikorera ku giti cyawe kandi bigakunda birashoboka. So ngiye mpamya neza ko ari exploitation yabaye mu itangazamakuru mu myaka myinshi, ngera mbivuze igihe kinini mu mbabarire ntaze kugira ntungu rutoki. Yego. Yuko ari uburyo itangazamakuru ryatangiye twe kuvuga ngo ntago ryarimo amafaranga kandi tunayinjiza n'abandi bayinjiza bagiye batandukanye. Ugasanga agaciro bahabwa nk'abanyamakuru ko ntago ari gare. Yego. Nibyo wasimbutse cyane ariko nanone ndagira ngo untangize hasi mbata twamenye mbata totoloji sivyo? Uyu munsi ukaba uri hajye umbwira ngo ngiye nongeraho professor
porofeseri urahari imbata wongeraho totoloji urongera urazamuka wongeraho ibindi uyu munsi uri porofesa yego ariko nagira ngo utangirire imbata wowe ubwawe igihe wagiye watangiye itangazamakuru ryawe impamvu buriya nakomeje kugenda nkwepa yego urugendo ni rurerure ariko ndagira ngo turucemo gakeya ku buryo n'uyu munsi hari umwana muto ushobora kuba ari kurikora ariko akumva ko hari ibimugora cyangwa se hari ibyo ari gucamo akaba yanarizinukwa kandi ugasanga we waciye mu birenze kuko cyane cyane abeshi hari abantu batajya bamenya ko uyu munsi wa none nk'uko ari ukwivuga hari amahirwe menshi cyane mwege mwagiye muce mu bintu byinshi binavunanye ndetse n'ukuri kuba ko uyu munsi wa none amafaranga ashobora kuba ari urusenda hamwe icyo gihe mwebwe abeshi wasangaga nta nayo mubona n'urwo rusenda ntarwo ari ruhari yego ari ukukora ikintu nk'ugikunze ngewe mfite imyaka 15 mu itangazamakuru yego dutangira itangazamakuru twatangiye itangazamakuru ko dutangira na komedi kuko nyuma y'aho igihugu cyari kivuye yego hari igiharugongo ibyo bintu bitangira ngiye nagezemo muri komedi yego komedi nagezemo 2005 muri radio flash ngeramo muri 2009 flash niyo watangiriyemo niyo natangiriyemo itangazamakuru yego ariko 2005 ndi muri komedi tujyageze ngo ture ko byakunda dushakisha ngo ture ko byakunda uyu munsi tugakora ibi bikanga ejo tugakora ibintu ntibisohoke ejo tukubaka amashyirahamwe ejo tukubaka amasosiyasiyo tukiri n'abana bato ariko dushaka ko ibyo bintu bikorwa inyuma yuko tumaze kugera muri flash tugenda byibuka ngera muri flash nakoze ikiganiro cyitwa cya country music yego na country music kwa hano pojya oya cya country music cyitwaga cyari ikiganiro naconga music ya country music avuga ku music zo mu gihugu oya mpuzamahanga ibyo byaragezweho ya music ya country ari abantu bakunda ibyo y'ibinsirim tukavuga amazina y'abanyiri indirimbo tukavuga amateka yabo ariko tukavuga n'amateka y'abakomediye bakomeye ku isi yego icyo gihe nakoraga inyuma y'ikiganiro cyitwa Hot 7 at 7 kuri Flash yego cyakorwaga icyo gihe cyakorwaga na Paxson wagikoraga yego akavamo nkahita nza nkakora icyo kiganiro cy'iminota 45 agahita hakurikiraho nimba sinzi ikindi gitangazamakuru ba hostingaga muri icyo gihe gihita gikomerezaho nanjye nkita ntaha yego ndabyibuka turagerageza nza kujya kuba umu DJ nakoreraga muri KBC wabaye n'umu DJ abantu banze muri KBC abantu ntibari bakazi banze muri KBC nyifite KBC kiriya gihe haba abazungu hari ukuntu buraza KBC nari umu DJ ufite utudirede nk'utu tw'umwana wawe umwana uri iruhande rwawe nza gukora muri Kawoshi ikikora hano kunuza ku mazi yego Kawoshi ndahakorera nkorera za Tiamo hitwa za Tiamo uzenga haba abana bari kugenda bacuranga mwibi bihe we wagiye uhaca kera ugifite agatutu wari umuntu ushaka kubona ufite uruhara uyu munsi wa none oya nimvi ntago ari uruhara nta ruhara ngiye ngo ntago nigeze kugira umusore ubonye se ashaje agira ngo aho ari we ntiyajya babaka atahanyuze ncuranga ahitwaga Romast mu Kiyovu yego n'ahandi henshi hagiye hatandukanye nyuma mu gihe cy'ubudije hagiye nigeze kugira mva kuri radio nyuma nza kwigarukaho nsubira kuri televiziyo umuntu wa mbere wangiriye wampaye amahirwe yo kujya kuri televiziyo yego ni umugande witwaga Shema Katende Ruyombye yego yageze muri Kigali aje gushinga televiziyo yari afite icyitwa Rwanda Dispatch yego ashaka gufungura televiziyo yitwa Yego TV yego arampamagara kuri Yego ndagenda turaganira ariko nsanga yahamagaye abakomediye benshi bari nk'umunani agenda ashyiraho abahungu be bakabakoresha utuntu tw'utuvideo dutoya none akaza kwanaliza ubwo yari yo interview yego
ubwo ndahagera mageze arambwira none se ko nshaka gukora ikiganiro kimeze gutya ati ngiye iki kiganiro nagikora nkakora n'ikirenze cyo ngicyo utekereza akira hariya turagikora tugikoze abona ni sawa ko managinga kamera ko managinga voice n'iki byose ntarengaho cyangwa ntajya hasi abata uyu niwe nashakaga yego ariko nanjye ngira condition kwambara nk'umukomediye ndabyemera ariko unyemerere kire ikintu ku mutwe kugira ngo mbashe kubuzabuza mbashe guca no mu muhanda abantu batandeba batazanseka isobanure kubwo ingofero abantu bagiye bakubonana iriya perike yego niyo nkomoko yayo niyo nkomoko yayo iriya perike akamwe se kubera iki icyo gihe ndumva yarabembaga 100 bati 100 nabake n'inyamirambo abantu bacumbika nayo ncumbitse ijana ukabitega mukishyuramo inzu ukagera gute byose yego n'ikiri cyakabiri nari no mu DJ abantu batangiye banyihera n'ibiraka batirimba bambana muri cya kintu cya donc mbona muri cya kintu cya comedy yego nta kindi kintu gihari kinsupportinga biraba ari ikibazo bikaba ngombwa ko ikiri week nkanambara kundi kuntu kugira ngo ninza kujya mu DJ ngende nashyizemo icyo bya bipira by'amajampa incurange nitaye nyine bisanzwe kwa kundi nyine aba DJ babaho yego ibyo mbikora kugira ngo bashe kukavaringa kakazi kanye ko budije muri iyo myaka ya Yego TV ndabikika ni 2013 kugera 2014 na 5 gutyo biza na 14 na 5 yego biza kurangira ifunze Yego TV ndongera ndatuza yego icyo gihe Flash yari mu ifungura ariko harafunguye ntuza Remigo TV yego Remigo TV yariho abantu bitwa ba Ramujane Clapton Kibonke bitwaga abanyagasani muri Remigo TV ni imwe muri televiziyo yarazamukiye umunyamakuru Nakinzeyimana icyo gihe ataraza akiri muri studio y'Igitoyo icyo gihe Remigo mu gihe cya Ramujane yaje nawe yari mu bakoze interview ku muganda ariko agasanga atari kompeta mu kiganiro none amuga ngo agashaka ngo dukorane nanjye mbishaka ariko umuganda akavuga ngo bizica ikiganiro yego ati jya ugikora wenyine numara kugikora wenyine nawe tuzamushakira iki ahita amukora cyitwa Yego Taxi yego icyitwa Yego Taxi akora amacingo yacyo n'ibindi bintu nk'ibyo ariko birangira atagishyizoneye Ramujane umva yaramaze kuba inshuti yanjye tubara Nyamirambo yego dusangira ngata ariko uyu mutipe arakubeshye ntago azagishyirone yanjye yarabimbwiye ndabizi ahita yigira kuri Remigo yego bakomeza kuba inshuti yanjye akava kuri Remigo tugahura Nyamirambo twisangira n'aba Clapton n'icyo gihe bari bakiri ibyo bintu wabihuzaga gute byose urumva uri umu DJ uri umunyamakuru uri umukomedi urumva na buriya njye ntabwo nabyitaga itangazamakuru cyagiye yego byitwaga nka talking shows kuko umunyamakuru ni wundi rero wa muntu ufata mikoro akajya kubaza amakuru akajya gute ariko njye nazaga nkavuga ibyo mfite mu mutwe wanjye nkabitanga kandi abanyarwanda bakabashaka ubivugiraga ibyo ushaka wowe wanateguraga nabiteguraga sometimes ariko nategura bya bindi byo kuza gucishamo nk'amabirosi utuvideo n'ibintu nk'ibyo ngibyo yego ariko ibyo nibivuga byo nabimenyaga mpageze yego icyo gihe byari biruhije cyane yego kugira ngo convaincre public ariko ku ruhare rwanjye byari byoroshye cyane yego kugira ngo convaincre public kuko nta yindi content yari yari ikanganye cyangwa se yari ifite imbaraga yego cyangwa yari ifite uniqueness yego niwe wari uyoboye none sarundi kugeza ubu sarundi urayobora kugeza uyu munsi uri kubona nta muntu mbwira ikinyamakuru lokale gifite umukomediye ukora ikiganiro cya televiziyo wigeze agikora byuze isaha imwe Monday to Friday isaha imwe Kanombe inyamakuru ifite abakomediye cy'urwenya gifite abakomediye bagaragara kuri TV sigira ngo hari uzi undi muntu wabigerageje
n'uwitwa Asa Muzi nabwo yagiye kuri Remigo akajya gikora ari iminota 15 nabwo kiramunanira ariko se nawe ntabwo yayikora televiziyo Rwanda naringiye kuvuga Joshua Kamirindi reka da nawe ntabwo ari kubishobora ntabyo ari bishobora ariko hari undi muntu buriya wari kubikora indese hari undi muntu nge nafataga nk'umukomedi kuki atabikoze nyine wewe ndarukunda azanamo akantu k'ubukomedi ariko we ntabwo ntiyitwa umukomedi bisoso yari kubishobora sibyo none byagenze bite byagenze bite ko nyine yazaga akikorera ubu DJ ariko wumvaga ko nyine nako kantu k'ubukomedi kazamo umva mukure bro yego komedi y'iki gihugu cy'u Rwanda amprise muri mass media yego isaba ubwenge no kuvuga ibintu biri donc bisobanutse kuryo umuntu afata umwanya akabukurikirana isaha n'ejo kongera kaza gukurikiza akaba hari se nta bwenge bafite mbata abahari ukabuvuze ko nta bwenge bafite impamvu ndavuga ku bijyanye na komedi yego ntabwo uvuga ko nta bwenge bafite barabufite yego ariko ntabwo bafite ubwenge bwo gukora ikiganiro cy'isaha Monday to Friday kuko iyo babugira baba barabukoze sobanuye ko badashoboye cyangwa simba bashoboye kuki batabe none se ni barashoboye ni kubishaka kubyumva kuki batabikora siko shaka kubyumva wowe nibyo ushaka abantu badukurikiye ndetse wowe bwira badukurikiye umuntu wigeze ukora ikiganiro reka da ngenda ahangaha uretse gato mwana w'imvangamatwe bwira undi muntu wigeze akora ikiganiro cy'isaha Monday to Friday akagikora umwaka umwe 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mumbwire nawe hari umuntu turwarira umwanya kose nabarumuna bawe ukavuga bose ubwo ntubaciye intege niba hoye ntago baciye intege ndege bankuraje babikore ko nge ntago nyibirimo kumva ko uyu munsi waba ukugwa mu ntege ari nkande mbata bo komedi twakoze komedi yagutse ariko ijyanye n'ubutumwa bw'abanyarwanda yego uyu munsi twabaga tureba ibintu byiriwe bitreninga kuri social media cyangwa mu gihugu twabikiramo komedi kugira ngo bashe no kugera ku banyarwanda yego ni ubwo buryo twe twatangamo ubutumwa kugeza ubu ngubu undi muntu wese wabasha gukora icyo kintu nawe yakundwa kandi abantu bamukunda yego ariko kugeza ubu ngubu ko stand up comedy isa nk'igenda itanga amafaranga kenshi umuntu atari ngo nimba ndi performing wenda muri Gen Z watch comedy night n'izindi dufite nyinshi zitandukanye bakampa ibihumbi wenda 100 cyangwa 200 nakoze iminota 10 cyangwa 15 ntago wajya kwiyahura mu gukora show y'isaha yose Monday to Friday kandi bari guhembe y'amafaranga none bihita bigaruka handi twahereye nivuga ngo uriya muntu araza kubona amafaranga hariye kuko abakoresha company zikoresha comedy mu Rwanda they are more professional nowadays yobozi b'ibitangazamakuru nta makuru bafite kuri ibyo bintu so ntagaza niyo mpamvu umuntu abyuka agahita ashinga igitangazamakuru ku mabwire yumvise ntago azi neza ko ushaka kugira umukomediye mu itangazamakuru cyangwa se umunyamakuru mu itangazamakuru uhemba miliyoni 3 bitewe na audience afite ukanamwishyura n'inzu ukamuha n'imodoka ya transport kugira ngo akubahishe n'ubundi n'icyatumye komedi yanjye ikomera ku rwego rwa televiziyo abashyize muri iyo komedi ya televiziyo babanje kumesha agaciro kuko bamaga umwanya wo kuvanga nkajya wenda muri K-Club ikigezweho bakaba umushoferi nkasohokera ku mafaranga yabo kugira ngo berekane ko umunyamakuru wabo ahenze kuri ubu ngubu n'ikihe gitangazamakuru cyabikora ntacyo kwitwanaho kandi abakomediye n'abahanzi kandi banahenze mu gihugu cyose uzasanga reka nk'urugero rwa hafi habayeho guma bagafata abahanzi 10 bakunzwe mu gihugu bakabazengurutsa igihugu cyose ku buntu sibyo kugeza uyu munsi badakorera ubuntu twe turareba output yego n'ubu kugira ngo umuziki wongere wiyubake inzira byaciyemo ntago zizi ndazizi nese uburyo wangiritsemo nabwo ntago zizi
nk'umunyamakuru uri professional yego ariko twebwe abanyarwenya nta gitaramo cy'umunyarwenya cy'igihumbi kibaho ariko igitaramo cy'abahanzi 10 mu Rwanda ku buntu cyarabaye baguze primus hari byinshi uno munsi birahari uno munsi birahari byo bya for free by'abakomediye surabizi hari by'abakomediye uzi bya for free by'abakomediye shana byo nzi kereka nk'iyo bagiye ahantu nyine nko mu muganda rusange bari ibikorwa biri sociale bari ibya leta ariko n'abahanzi ngo hari ukuntu ari kampani ziba zateguye akabo bagafashe reka da agaciro k'umuhanzi nakahe yego uzamenya agaciro kanjye gute waje kureba ku buntu uzamenya agaciro kanjye gute utaguze cyariya online ngo ugure tike y'ibihumbi 10 yo kuza kujya muri Genesis cyangwa muri Watch Comedy cyangwa muri Comedy Night cyangwa n'ahandi henshi hagiye hatandukanye ako gaciro ntako yaguha yego ntabwo Bati ndashaka tuze kugenda nkubaza utubazo tumwe na tumwe tutwamatsiko rumva nibyo wanyuze mu itangazamakuru wari n'umukomedi wagiye unyura muri byinshi niki kintu kigeze kikubaho mu rugendo rwawe kumva ko itangazamakuru wahita unarivamo burundu kwigendera ukigera mu tundi turimo tw'amaboko cyangwa se mu yindi mirimo abantengushye abanyarwanda uzi impamvu umunsi wa mbere navuye mu itangazamakuru mu mutima yego umunsi inzu yangiye wavuye mu itangazamakuru urivamo mu mutima ariko ntiwarivamo nkomeza kubuzabuza yego uzi impamvu ikintu cyatumye numva mvuye mu itangazamakuru rya nyaryo iri tangazamakuru rya mass media nta kintu ryagufasha nukuri pe ijana ku ijana icyo kirasinze se uzi impamvu yego ntacyo ryagufasha nuko inzu yanjye nshya ntago natabawe n'itangazamakuru rya mass media natabawe n'itangazamakuru rya social media yego ndabyibuka natabawe na Manibu yego ntabarwa na Sam Gakire ku rugendo ntabarwa na Yago TV abo ni abantu buri wese yakoraga ku mufuka akanyereza akantu akanamurira ikiganiro ko batera kubika ture ko byibuze wabuvuye hano ukajya hana icyo gihe baramfashije ariko ryatangazamakuru riri mass nari ndimo maze imyaka myinshi ko nkoranye n'igitangazamakuru imyaka igera kuri 10 ntacyo byari bimaze yego ubwo ku mutima nisemva ngo okay ibi bintu mbamo bitandukanye n'ibyo nakabaye ndimo n'urugero icyo gihe bivuze nawe wese ushaka kuba wakigira mu itangazamakuru rya social media nubwo ntari buri shobore bitewe n'akazi kanyu kandi nkora yego ariko nkabona ryatangazamakuru riri twita mass media ryagahagarariye irindi sinavuga ngo wenda hari igitangazamakuru cyaje iwanjye gikora inkuru kirantabariza ntawe wakoraga ubwawe naho nakoraga nyirizina nta n'uwahakandagiye na timu yose mwakoranaga ntabwo bigeze bavuga ngo reka turebe ko mbata twamuha nk'akamvirope reka ahubwo akamvirope kakozwe nyuma abakozi baraterateranye ko nakoraga mu gitangazamakuru kiriseye twaratwereraga tuhembwa ugatwerera nuko umuntu yakora ubukwe nkamutwerera ariko izindi mbaraga zari yatangazamakuru nta zari zihari yego ubwo ni envelope yari imbaraga z'ibyo nanjye nari maze iminsi nkora yego nta rundi rukundo rwari ruvuye kuri yatangazamakuru zo nta rukundo bari bagufitiye okada nabo ntacyo bari bafite yego fata urugero umuntu arahembwa 200 yego inzu Kigali irakodeshwa 100 yego ararya aranywa agaragara kuri televiziyo yirirwa ku radio n'ahandi hantu hose ateguragira gute ayo mafaranga urayamuha nurangiza umuntu nagira ikibazo amutwerera iki cyamufasha iki ntacyo bari bafite ntago nabarenganya so that means
bo bwabo ryo ntago marenganya ahubwo system yari iri muri iyo mass media niyo kwirukanaga muri mass media yego kuko urakora iyo bwabaga ukore byose ushoboye kugira ngo umubosi ugitangazamakuru yishime n'umuntu yamamariza nimba wenda muri mu kiganiro ukora hacamo publicité nk'eshatu cyangwa enye ejo ziyongereza bishishatu ugakoreshwa uko ushoboye yego ariko nta kintu waba uri gukora n'iryari mu itangazamakuru amafaranga menshi wafashe mu itangazamakuru yari amafaranga angahe nk'umushahara yego nakubeshye nawe ku ishusho ejo bundi rwose 2024 kuri pe ntabwo na 2024 2025 bifugira yego nari amafaranga ari amugabo niyo menshi nabonye mu itangazamakuru umuntu akavuga ngo ndaguhembye kuko kambwira kampembye donc nkakora igitangazamakuru kikampemba ko kumva ko kimpembye niba atari ibanga amafaranga arangaye bata tujye tuvugisha kuri nkuko mbwiye ngo mbivugira aha aya mafaranga arangaye yagushimye urumva impamvu mbikubajije nabivuze neza nanjye ariko ni nako nge mbifata sibyo uko nge mbifata uri umuregende mu itangazamakuru kandi icyo genzi ko nejo bundi nibwo wagiye ku ishusho 2025 na 4 buryo sibyo nta mafaranga ngaye mbata niba atari ibanga rwose basi witubwira umushahara wa nyawo sibyo ariko bya around ya senyisa nawe bivuze ubwo ni hagati ya 400 na 500 niyo mafaranga menshi mu itangazamakuru kandi imagine mu myaka 14 wari umaze mu itangazamakuru cyane rwose abintu uko bigoye ariko ushaka kujya kuri hari ubujyamakuru bundi twize kuganira akora kuri YouTube ni mushiti wanjye tuzajya dusangira ambwira ati njyewe mfite kontra kuri iki gitangazamakuru cya YouTube yego ageze umushahara washatse kurira batari kubundi ibintu by'abarugo ushaka gusanga bitesha n'abantu agaciro ushaka kubitesha abantu agaciro YouTube yatesheje agaciro abanyamakuru batesha agaciro ahubwo bazamura agaciro kuko byatumye bimenya iyo ushatse guhemba umunyamakuru amafaranga make arakwata ariko najya no kuri YouTube yanjye ngo nayabona yewe yazamura abantu agaciro ariko ngenda atekereza ngo ati nikuti ubu ukora ku gitangazamakuru wenda gikomeye kiri mainstream gitanga imisoro kigira gute gifite amafaranga ubona ko gifite amafaranga yego ugasanga umuntu ntagara asenyisa ntibabasha kuyaguha kandi uba mu nzu wenda yadese yego muri iyi myaka tuba tumaze ko abantu bakora dufite n'imiryango yego ugasanga donc urabaho uyu munsi uhumeka umwuka wa nyuma nucunga nabo urapfa yego uri guhumeka uwanyu muri guhumeka isigane uzarebe no mu itangazamakuru risanzwe abantu bagerageza byibuze kuba bafite uburyo babayeho kubona ko batagwirirana n'abantu byibuze bakora ibyo bitangazamakuru bakajya n'ama YouTube channel yabo yego none bakagira handi hantu henshi usanga bamamariza twaturaka two ku ruhande bagenda bazana ariko byibuze wakorera radio runaka X cyangwa televiziyo X ukaba umuntu ushaka kwishyura inzu $300 kuri ubu ngubu harimo n'inzu zasenyisa zikuye abantu babacana bakabaho neza kandi nta kibazo bitewe n'iterambere ryo kwerekeza niwe mu bosi wawe nawe biragoranye ubu se mwe ko muri hano kuri YouTube nuko mutizi itangazamakuru nuko mwabaga abanyuma twebwe se ubundi abantu bari kuri YouTube nitubarwa nk'ingegera ubu dufate umunyamakuru runaka ukora igitangazamakuru runaka birukanye mu nzu dufate video ducomeka iyo muhuye aravuga ati anama abandi ntabwo ariko bimeze buriya business ziba zitandukanye leta y'u Rwanda ikintu cya mbere cy'ibanze yashyizemo imbaraga ni guhanga umwuga mu rubyiruko ubu uzi
ubu ngubu uzi iyo uza kuba wowe uyu munsi utari umunyamakuru yego uzi kuba uri umujura mwiza wa telefone kuko ufite ikiboko kirekire washikuza ukiruka n'amaguru maremare wakiruka cyane Sebata ushatse kuba yamba ntishakira udufaranga kuri YouTube mba ndi umujura uri umujura pe kubera icyo cyangwa uri umupfubuzi cyangwa se uri umuntu mubi cyane ariko leta y'u Rwanda ikimara kubona ko byanga byakunda ikeneye guhanga imirimo myinshi mu rubyiruko yagiye ikereye ahantu hava iyo mirimo igafungura internet ikaba nyinshi aka kanya YouTube ikunaniye wajya kuri TikTok naho wabaho TikTok itaguhembye wakomeza abantu nabwo wabaho so ni uburyo bwiza bwa leta yashyizeho kugira ngo dufashe natwe kuba nk'abajene kandi turabajene benshi mu gihugu dukeneye kubaho ariko bitaba ibyo ngibyo mwese mwari gutonda umurongo mukajya kuri TV1 mwari gutonda umurongo mukajya kuri RBA mwese mwari gutonda umurongo mukajya kuri DS wapi ntabwo byari bukunde yego dukomeze batandagira ngo nzi kukubaza ubwo urumva turagenda tugana no ku musozo hari ibintu byinshi abantu yaba umujeni cyangwa se yaba n'undi muntu bakora itangazamakuru bagenda bacamo ni nk'iyihe nkuru Mbata urumva watangiye kera wagiye ukora ntaga igihe cyose ariko wahoraga kuri TV wangu nje gusetsa abantu ni ryari wigeze wakora inkuru ikakubera kasha kuri wowe cyangwa se kabombo kandi wayirekuye ikaba yanagukoraho ngibyo nzi ko abantu benshi rwose mwica ku ruhande n'abandi ndabikigano barabizi guma nayo yantuzeho guma season kangahe zose yego ubundi guma ubundi twe twakoraga guma babagaho hari abanyamakuru bari anda guma bagomba gukavaringa primus kandi bakaba banishyuwe ibyo bintu turabyemera ngo namwe murabizi yego hakabaho n'abandi banyamakuru banariza muzike nk'abantu bashaka iterambere rya muzika muri Nyarwanda icyo gihe byangizeho n'ingaruka ndende muri kariyeri yanjye y'itangazamakuru kuko ababaga bashyiramo amafaranga bapenalizaga abantu banariza muziki muri rusange kuvuga ngo iguma nubwo ihari ariko mu buryo ubu hari ibintu runaka iri kwangiza twe twabivugaga live mu kiganiro cyitwa The Friday Warawara no bigatuma ahantu hose hashobora kuboneka true y'udufaranga n'ahantu hose aho dufaranga nge ntashobora gutumirwa aho bitewe nuko waza gukamena umuceruka kuko wavugiragaho babikoreraga aho ngaho tubireba kandi bakeneye ko tunabivugaho twavugaga imbwa mu mazina yazo cyangwa tukavuga ukuri kwa nyako mu bijyanye na guma ibyo bintu bikatugiraho ingaruka zitari nziza cyane ku bijyanye n'amahirwe n'ibindi bintu byagendaga byifunga kuko wararebaga ugasanga uyu umuhanzi umwe ubusanzwe umutumire bamwishyuraga 200,000 nicyo gihe umuhanzi yaragezeho none bafasha abahanzi 50 mu turere twose muri ako karere bazongera guhamagara umuhanzi umwe cyangwa bazaba bashaka bose bazira icyarimwe kugira ngo bashe gucuruza kandi iyo budget niyo nini umucuruzi ntazabishobora aho niho bagiye bangiza muzike nyarwanda no twabivuga ukabizira yo niyo nkuru nakoze yego tugana ku musozo ntago twasoza ntaje kukubaza ikibazo uyu munsi wa none twabonye igitaramo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2020 na Bruce Melody ku munsi hagiye havugwa amagambo menshi agiye atandukanye ku munsi w'ejo twabonye Bruce Melody ashyira afishe hanze yerekana ko hari ibitaramo bizazenguruka intara zose zigize igihugu ari kumwe na The Ben ariko tubona nanone The Ben araje aravuze ati fake news ni ibintu wafashe gute nkawe nka Mbata umwe mu bantu bategura ibitaramo umwe mu bantu babasiniya umwe mu organizers baba event manini hano mu gihugu kandi ndabizi neza ku bintu bikorwa ubundi hano mu Rwanda dukeneye gukora showbiz kugira ngo muziki y'u Rwanda ishyuhe kera abantu bitwa
abantu bitwa ba Bebe Cool na ba Chameleone n'abandi bose bajyaga bakora showbiz yo kurwana bagahura bagashwana ariko internally bakabahura ari abantu basangira muri club imwe kabasanga muri Silk bose muri studio bicaranye oya muri ari club yitwaga Silk na zanje no ugasanga bicayemo aho ngaho barimo baganira kandi kuri imihanda tuzi ko biri barwana no kugira ngo bishyuhe bakore bacuruza ngewe iyi saga ya Melody na The Ben nibo bantu basanga bafite agatuza hano muri industry bari abantu bakoze iriya saga nako hari no ibuganda byanagendaga bakoze iyo saga yacuruza cyane kurenza ibindi bintu bihari so kuba bakora showbiz yo kuguruka kuri bagakora n'ibindi nk'ibyo kuri bo ni inyungu zabo ariko nano ni inyungu zacu nkatwe nk'abafana kubona ikintu kidushyushya kugira ngo none showbiz ishyuhe abanyamakuru mind game abanyamakuru bashyuhe bose bashyuhe biriya rwose biraryoshye cyane kuko namwe mubona icyo muvuga natwe tubona icyo tuvuga n'abandi bakishima ko nabonye se witwa The Ben ese yongera akabisiba hoye nusi yatabisiba urumva ari inkuru yari kwa amakuru avuga se ko ngo byari byageze no mu mategeko The Ben ngo akaba ariyo mpamvu yasibye poste wayavugaga ko ari fake news ngo atarari gukina mind game z'abanyarwanda kuki se ahubwo ngo byagiye mu mategeko nuvuga ngo we yarari gukina mind game birangira mu gukina game akinya ararenze ko bishobora kujya n'amategeko yabizamo kuko music ni business ngiye ku bwanjye nabankuraje gukomeza gukora kuri babakuraje kugumya kudukina badukina nk'abakina gapira biryohe tujye show urumva dushaka showbiz yo kuri Radio Maria kuvuga urashaka tuvuga umupira kuri Radio Maria umukinnyi w'inzobe aramanutse ayo kigara yes ashimwe nibyo sangu wogeze umupira uri nko kuri Radio Maria nibyo sangu wogeze umupira uri mbabarira umbere nk'umunyamakuru wa siporo rwose barugangura giseri uri kuri Radio Maria cya yego nuko byanditswe muri Matayo yavuze ko umukinnyi azakira umupira akawohereza nimero 7 ni Yosefu akabyara umwana bakamwita Yesu nuko rero witwa Kylian Mbappe awuteye mu izamu babyaye kanaka no it's not like that batareka ngushimira urakoze cyane ntago showbiz yacu ntago yakorwa kuri ya yego nta ndwana naryoha kandi nanone ntago twakora biganiro buri munsi byo gushima abantu bamwe na bamwe kugira ngo batarakara ko bafite amafaranga ntago ari kumeza ntago tuje tureba ikintu kiri ku meza mu kivuge mu kisobanure ibintu bike ku murongo kuko iyi showbiz mu gihe mukitwariye mu kwaha kwanyu kuri ya nothing urakoze cyane batareka nkubwire ngo ni iby'agaciro kuba babashije kwitabira ubutumire bwacu kandi ahangaha ni mu rugo n'ikindi gihe nitugukenera ndabizi neza ko tuzakubona ariko nanone soza mbwira abantu ngo mukomeze gukanda subscribe kuri Oneya TV. Ciao. Thank you.